ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje abadukurikiye muri aka kanya. Kuva ku itariki ya 2 kugeza ku ya 15 Ukuboza 2019 i Madrid muri Espagne hashojwe inama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ibihe. Ni inama ngarukamwaka ibihugu by'isi bihuriramo bigasuzumira hamwe intambwe iri guterwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe mu bihe bitandukanye ahantu hatandukanye hagamijwe gufata ingamba ku gukumira ihindagurika ry'ibihe climate change rituruka ku iyangirika ry'ibidukikije ndetse no guhangana n'ingaruka zabyo. Imyuzure, izuba ryinshi, cyane cyane imyuzure itera inkangu. Iyo iteye inkangu imirimo y'abaturage iragenda, ibihingwa byariho bikagenda, inzara igatera, umuturage baravuga mu Kinyarwanda ngo agasubira ku isuka. Bimwe mu byari ku murongo w'ibyigwa muri iyi nama izwi nka COP ya 25 harimo kuganira no gufata umwanzuro ku ngingo zirebana n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'i Paris agamije kugabanya ikigero cy'umwuka uhumanye wa carbone woherezwa mu kirere ari nawo ntandaro y'ubushyuhe bukabije ku isi global warming. Iyi nama kandi yari yitezweho gutanga umurongo uzagenderwaho nyuma y'umwaka wa 2020 igihe amasezerano ya Kyoto azaba acyuye igihe asibuwe n'amasezerano y'i Paris. Mu kiganiro cya none turareba byinshi kuri iyi nama birimo imyanzuro yayivuyemo, aho u Rwanda ruhagaze mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris n'inyungu rukura muri aya masezerano nka kimwe mu bihugu byabaye inkwakuzi mu kuyashyiraho umukono. Gendijire ntaho batuye mbahaye ikaze. Imyaka hafi 27 irashize ibihugu by'isi byemeranyijwe ku ihame ko iterambere rirambye sustainable development ritagerwaho ibidukikije byangizwa, bityo ko hakwiye gufatwa ingamba zo kubibungabunga. Ibi byahawe umurongo ngenderwaho mugari mu nama yabereye Rio de Janeiro muri Brazil mu mwaka wa 1992. Hafatwa umwanzuro wo gufasha ibihugu kugabanya ibyuka byoherezwa mu kirere nk'umuzi nyamukuru w'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe climate change n'ingaruka zibishamikiyeho tubona no muri ibi bihe nk'uko Minisiteri y'Ibidukikije ibigaragaza. Ingaruka zo kwangiza ibidukikije, gutema amashyamba, guhinga ibishanga tukabikamya, amashyamba, imisozi tukayambika ubusa, ibi byose nibyo bigenda bigira ingaruka ku mihindagurikire y'ibihe, ariko nanone za ngaruka akaba ari twe zigaruka kuko ari iyo myuzure mu bihugu bimwe na bimwe ngira ngo mwarabibonye, ibihugu bitajyaga bigira imyuzure byagize imyuzure, cyane imyuzure itera inkangu. Iyo iteye inkangu imirimo y'abaturage iragenda, ibihingwa byariho bikagenda, inzara igatera, umuturage baravuga mu Kinyarwanda ngo agasubira ku isuka. Ibyo ngibyo rero ni ingaruka zihita zigaragaza, ariko hari n'izindi ngaruka mbamutima umuntu agira iyo yatakaje umurima we wagiye ukajya mu mugezi, ibihingwa bye byagiye bikajya mu mugezi, byose bihita biba ubusa kuko ari umusaruro ntuwubonye n'umurima ntuwubonye, byose byagiye. Mu mwaka wa 1997 nyuma y'amasezerano ya Rio de Janeiro hasinywa andi yashamikiyeho agena imikorere n'imikoranire hagati y'ibihugu muri uru rugendo. Yiswe amasezerano ya Kyoto azashyiraho imirongo yihariye mu kugabanya imyuka yoherezwa mu kirere ituma isi ishyuha bikabije global warming. Ibihugu bikize byahawe inshingano yo kugabanya iyo myuka ndetse hanagenwa uko ikurikiranwa ryabyo rizakorwa n'igihe bizakorerwa cyagabanyijwemo ibice bibiri. Igice gihera mu mwaka wa 1997 kugeza mu 2012 ndetse n'igihera mu 2012 kugeza mu 2020. Mu mwaka wa 2015 ibihugu byo mu muryango w'abibumbye byasinye amasezerano ya Paris nyuma y'imyaka 5 aganirwaho agomba gusimbura ya Kyoto azarangira muri 2020, kandi aya masezerano ya Paris afite umwihariko tubwirwa n'ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije. Umwihariko wayo nuko ari ayo kugira ngo ibihugu bifatanye bishaka uburyo byagabanya imyuka twohereza mu kirere, ariko tushakisha uko twazagabanya ubwiyongere bw'ikigereranyo cy'ubushyuhe kikagarukira nibura kuri dogere Celsius 2, ariko tugashyira ingufu
mu bintu byinshi bitandukanye kugira ngo nibura turebe ko twagera kuri 1.5 dogere Celsius, kuko byagaragaye ko niduhagararira gusa kuri 2 hari ingaruka nyinshi zizagaragara ku isi, harimo nk'ibirwa bizazima kubera inyanja izaba zazamutse n'ibindi. Kwikubitira amasezerano ya Paris yagennye ko hagombaga kugabanywa umwuka wa carbone. Inama zitandukanye zisuzuma amasezerano mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ibihe COP nazo zakomeje guhuza ibihugu byasinye amasezerano, imiryango itari ya leta, abikorera, imiryango mpuzamahanga na societe civile, higwa ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Inama ya COP iheruka kuba ku nshuro ya 25 mu gihugu cya Espagne yari yitezweho byinshi nk'uko ikigo REMA kibisobanura. Igikomeye muri byo cyaro kugira ngo tubanze turangize amabwiriza cyangwa se imirongo ngenderwaho yo gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris yari yemerejwe i Katowice muri Poland umwaka ushize, ariko hagira ingingo zimwe zisigara zitemeranyijweho. Aho ngaho navuga nk'ingingo zirebana n'isoko rya carbone zivugwa mu ngingo ya 6 y'amasezerano y'i Paris. Aha ngaha navuga ibikorwa cyangwa se ibijyanye n'igihombo cyangwa se n'ibyangijwe n'imihindagurikire y'ibihe cyangwa se ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, ari byo twita loss and damage. Ikindi gikomeye twagomba kuganiraho ni ukureba uburyo ibihugu byongera ubushake mu kugabanya ya myuka byohereza mu kirere, ari byo twita to raise the ambition to reduce emissions, ariko noneho bikabikora mu buryo twemeranyijweho bugendanye no gutanga iby'igihugu kiyemeje kuzakora, ari byo national determined contributions. Buri gihugu kizajya kibitanga, ariko nanone tukemeranya ngo ese izi ngamba, iyi migabo n'imigambi ya buri gihugu izajya itangwa ryari, isuzumwe ryari, kugira ngo bidufashe ngo bitangirwe rimwe, bisuzumirwe rimwe, dukomeze turebe ko nibura ibyatanzwe bishobora kudufasha kugera ku ntego nyamukuru y'amasezerano. None se umusaruro wavuyemo uhagaze ute? Reka ikigo REMA kibisobanure. Twavuga ko ari imwe mu nama zitabashije kugera ku myanzuro yari yitezwe, ariko ku birebana n'uburyo amasezerano ashyirwa mu bikorwa, ahangaha inkuru nziza twavanyeyo nuko ibihugu bikize byabashije gukora pledge cyangwa se kwiyemeza gutanga miliyoni zigera kuri 90, zikaba 90 z'amadolari kugira ngo zishyirwe mu kigega cyashyizweho cyo kugira ngo duhangane n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, icyo twita adaptation fund. Umuntu wese ashobora kwibaza ngo se izo ngingo ni izihe, ibitaremeranyijweho ni ibihe? Ingingo ya mbere nk'uko nigeze kubivuga ni ibirebana n'isoko rya carbone. Icya mbere ni uko tutabashije kumvikana uburyo amafaranga cyangwa se ibiva mu isoko rya carbone byazajya bifasha mu gutera inkunga cya kigega cyo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, adaptation fund. Ikindi cya kabiri ni uburyo tubara uburyo twagabanyije iyo myuka yoherezwa mu kirere. Nubwo hari ibitaranozwa, amasezerano mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ibihe yagiriye inyungu isi yose muri rusange n'umugabane wa Afurika ndetse n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere u Rwanda rurimo. Ibi bihugu busanzwe bidahumanya ikirere ugereranyije n'ibikize ku isi nibyo bizahazwa n'ihindagurika ry'ibihe, byongeye nta n'ubushobozi buhagije bwo guhangana n'ingaruka zirishamikiyeho bifite. Inyungu y'umwihariko u Rwanda rukura muri aya masezerano mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ibihe turazibwirwa na Minisiteri y'Ibidukikije. Tuzakomeza kubona ubufasha bunyuze muri ya credit carbone, tuzakomeza
gukorana n'abafatanyabikorwa bateza imbere ibidukikije, green associations cyangwa se amashyirahamwe abungabunga ibidukikije. Hari ayo twahuye nayo, ndetse no kuba twaragiye mu itsinda ry'ibihugu, navuga ngo ibihugu ni coalition, high ambition coalition. Igihugu cyacu nk'u Rwanda ndetse na Ethiopia nitwe tugaragara muri iyo high ambition coalition. Uretse inyungu ziboneka mu biganiro no kunguka ubumenyi, hari n'izindi nyungu ikigo REMA kigaragariza mu ndorerwamo y'imishinga itandukanye. Mpereye nko ku kigega cy'ibidukikije mpuzamahanga Global Environment Facility, u Rwanda rumaze kubona imishinga irenze 10, aho usanga buri mushinga uba ufite nka miliyoni 5, 4, 6 z'amadolari. Ibyo ngibyo ni ikintu gikomeye cyane ku gihugu cyacu. Wajya kuri kino kigega cya Adaptation Fund, igihugu cyacu cyabashije kubona umushinga wa miliyoni 10 wo kugira ngo tubashe kubaka ubudahangarwa mu bice bitandukanye by'igihugu mu kugabanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Abakurikirana ngira ngo mwumvishe ko vuba aha ngaha u Rwanda rwabonye n'izindi miliyoni 32 rwavanye mu kigega mpuzamahanga nacyo cyo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, Green Climate Fund. Uwo mushinga ukaba uzashyirwa mu bikorwa mu karere ka Gicumbi. Ibyo byose ntabwo ayo mafaranga yose, iyo mishinga yose, ntabwo u Rwanda rwabasha kuyageraho cyangwa se rwakwemererwa no kuyasaba igihe rwaba rutari muri aya masezerano. Urugendo rwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe rurakomeje, kandi leta y'u Rwanda ivuga ko ubu hari gukorwa amavugurura bikorwa agamije kugaragaza ishusho y'uru rugendo, herekanwa ibyakozwe, ibitarakozwe, ibikeneye gukorwa n'ibisabwa ngo bikorwe, ari nabyo bizagaragazwa mu nama izaba mu Kuboza k'umwaka wa 2020 mu Bwongereza. Biteganyijwe ko muri iyi nama u Rwanda ruzanamurika intumbero rufite ndetse n'imishinga yubaka ubudahangarwa bw'igihugu mu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe no kugabanya imyuka yoherezwa mu kirere. Ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije ariko hari icyo gisaba abaturarwanda kuzirikana. Iyo tuvuga ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ni ya myuzure, niba utuye mu bishanga ariho ubwisanzurire bw'amazi, nyabuneka ya myuzure niza ni wowe izatwara mbere, vamo hakiri kare. Niba wakoraga ibikorwa bitandukanye ariko ukoresha tekinoloji yangiza ikirere, niba uteka ukoresheje inkwi, niba uteka ukoresheje amakara, nyabuneka gerageza urebe uburyo wakoresha yaba gaze n'ibindi ku buryo ugabanya ya myuka yohereza mu kirere, kuko niyo nyirabayazana wa za ngaruka zose z'imihindagurikire y'ibihe tubona umunsi ku wundi. Dusoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, nkwibutsa ko inama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ibihe y'uyu mwaka yasize hari ingingo zitumvikanweho, zirimo irebana n'indishyi ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bisaba ko byagenerwa, ndetse n'irebana n'uburyo icuruzwa ry'umwuka wa carbone carbon trade ryazakorwamo guhera mu mwaka w'2020. Mwumvise kandi umurongo u Rwanda rufite mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Paris n'inyungu rukura muri aya masezerano nka kimwe mu bihugu byabaye inkwakuzi mu kuyashyiraho umukono. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mu gitegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Umwaka wa 2020 uzababera uw'amata n'ubuki. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo.
ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.